Hey guys, mumeze gute? Nizere ko mumeze neza, amahoro y'Imana akomeze abane namwe mbabwira ngo mumeze gute abakunzi ba Fofo, abakunzi b'ubwiza, abantu mukumbuye gutega igitenge muri Hey guys, tugiye gutega igitenge. Tugiye gutega igitenge kugira ngo duse neza, dusirimuke. Aha kuri Fofo TV show turasirimuka, tugasa neza, sibyo bakunzi b'ubwiza. Yongeye kubereka uko nagitega nkaba mberewe kandi nagize gute, napfutse umusatsi wose. Hariho abakunzi ba Fofo bagiye bambwira ati twebwe tudasigaje imisatsi. Hari ukuntu nategaga nk'uyu musatsi w'inyuma ugasigara. Sibyo abantu bakavuga ati se twebwe tudafite imisatsi ni gute twatega, ni gute twabigenza. Murabizi mpari ku bwanyu guys, mpari ku bwanyu inshuti z'ubwiza, inshuti za Florence ndahari. Nibyo nje kukwereka ukuntu watega umutwe wose, umusatsi ukawuhisha kandi ukabusa neza. Wamfura we, nizere ko bimeze neza. Turatangira tuzinga igitenge cyacu. Nabibonye turongera tuzingeho gato, ntabwo turi buhite turangiza kukizinga. Ni video itaratwara umunota mwinshi. Uko nabigenje nindangiza ndahita mpina gato. Nisoza mitikira ku mutwe wanjye. Uhita ureba ko zino mpande zingana, ese si zingana noneho. Sinshaka agasatsi gasigara, mwa misatsi ndabazamura. Yewe garaba mama no kureba ko ndakwitegera badasize n'umusatsi na muke. Nibo nziye kuri kamera, imbere za kamera, imbere zake. N'abana bavuga ati ariko uyu mugore azi Ikinyarwanda simbasira. Ngo uyu muntu azi Ikinyarwanda ariko abamuzi musanzwe muzi ko azi Ikinyarwanda kizi. Uri kumva mvuga Igihinde cyangwa Igishinwa, si Ikinyarwanda. Ibyo mba navuze ntuba wabyumvishe. Ako nyine hari akantu kakwisoba, sibyo? Nk'ubwibaze nari mvuze ngo imbere za kamera, ubwo se cyari Ikinyarwanda guys? Yambare cyane simbizi nimba byari Ibinyarwanda cyangwa atari Ibinyarwanda. Imbere ya kamera, ariko buri imbere bavuga ngo imbere ya kamera, sibyo? Ubwo si imbere ya kamera nicyo Kinyarwanda. Urabibonye kuntu nkaviringuye, kibite nshaka ahantu nkeberezamo hano. Ndagesa nyine mbitunganye. Njye sinzi impamvu nkunda iyo nteze ko kano kantu karereta we. Nawe wabikunda nkanjye ugashaka ko karereta sava, utagashaka kabirinduri use nk'ugatebeza. Ariko njye nkunda karimo kurereta n'ukuriye ndiho ngenda. Reka nkatebese mbiryoshye. Hari abantu bambwiye ati ko utatwereka inyuma. Murahari ngiye kubereka inyuma guys.
ubone ko umusatsi wose nawutebuje nawuhishe. Hano byaba bibyimbye cyane shaka. Guys, nta kintu nzabima, reka mbabwire umuntu ukeneye gukorera amafaranga aka kantu nsoreje, sibyo? Nze mbabwire urubuga wakoreraho amafaranga. Uri kubona ko inyuma umusatsi wose nawuhishe. Hari app iri guha amahirwe cyane abagore. Uri kumva? Murabizi ko abagore muri benshi mu nkurikirana. Andika 0786110447 nyandikira kuri WhatsApp nkufashe kwinjira muri iyo app. Nta gishoro bisaba, upfa kuba ufite mega zawe. Ndakwinjiza muri ako ka app kuba mama, nubwo ari udufaranga dukeya umuntu akorerayo, ariko udukeya uratwungikanya, sibyo? Ukaba wagura nako gakweto, ukaba wagura nako gashakoshi, wenda uzahaha mu rugo, cyangwa ukaba wayaguramo n'utwo tumega. Rero abantu mukeneye iyo app mumpamagare mbibafashemo. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza, ndabakunda. Saba utarakora subscribe, ukora subscribe, mukore share, like na comment. Uri kubona ko urabona ukanze bikeguka biba ari byiza. Sawa nawe rero bariko ubigenza. Ndagushimiye wowe wahanze amaso Fofo TV show. Mande mwishuri guhumugisha. Nsaba utarakora subscribe, ukora subscribe, ukore share, like na comment. Tuzabane mu bindi biganiro by'ubwenge. Bye.